Mwiriwe neza, amazina nigira neza Yves nk'ibisanzwe, bahaye ikaze kuri YouTube channel ya The Professionals. Abasangwa murakoze cyane kugaruka, Imana ibahereze umugisha. Abantu bashyashya mwiyumvemo ikaze, ndabakiriye. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza, ikiganiro nise Mindset of a Professional Network Marketer, cyangwa se imitekerereze umuntu uri kubaka business network marketing mu buryo bwa kinyamwuga akwiriye kuba yagira. Turaza kureba rero imitekerereze igera kuri 7 ukwiriye kugira wowe ushaka kubaka business bya kinyamwuga, wowe ushaka kuvamo professional network marketer. Ese niyihe imitekerereze igera kuri 7 ukeneye kuba wagira? Imitekerereze ya mbere ni entrepreneur mindset, cyangwa se imitekerereze y'abarwiyemezamirimo, y'aba businessman. Nk'ibisanzwe umuntu wese urwiyemezamirimo agira imitekerereze imuranga. Rero imwe muri iyo mitekerereze imuranga nuko ugomba kugira commitment, kugaragara muri business yawe kandi buri munsi n'umurava. Bifate nka business bisanzwe. It's not a joke. Ntabwo iyi ngiyi ari joke. It's not a hobby. This is a business. So ifate rero nka business zose nk'izisanzwe. Umuntu wese ugiye rwiyemezamirimo yagiye gutangiza business hanze, yagiye gutangiza indi company cyangwa se ubundi bucuruzi, ishoramari hanze, ntabwo abifata nka joke, ntabwo abifata nka hobby, ahubwo abishyiramo imbaraga. Aho agomba kugaragara akahagaragara, ifoto agomba gushyiramo akazishyiramo, nimba ari amafaranga agomba gushora akayashoramo, then agashyiramo umurava n'umwete we wose kugira ngo azabone return imeze neza, cyangwa se azabone profit imeze neza. Rero you have to get, cyangwa se ukeneye kugira imitekerereze y'abarwiyemezamirimo, entrepreneur mindset. Imitekerereze ya kabiri ukeneye kugira, it's a growth mindset, cyangwa se imitekerereze yaguka, ikomeza gukura ndetse no kwaguka, aho ukeneye kujya wiyungura ubumenyi umunsi ku munsi, ukiga ndetse ukigira mu makosa waba wakoze, kuko iyo umuntu ari mu kazi hari ibyo akora neza, hari ibyo akora nabi. Ibyo ukoze nabi nabyo biba ari isomo kugira ngo ubutaha ukore improvement. Rero ugomba kugira growth mindset, aho ugomba guhora wiga, wimprovinga ndetse wadaptinga mu gihe baye ngombwa ko uyadapta muri situation runaka ije, kuri system cyashya runaka ufite. You have to adapt as fast as possible. Icyo gihe uba ufite growth mindset. Then imitekerereze ya gatatu ukeneye kuba wagira, it's a long term vision. Ugomba gutekereza ibintu mu gihe kirekire. Ntabwo umuntu w'umurwiyemezamirimo, umuntu ugiye gushinga company, ugiye gushinga uruganda, ntabwo yatekereza ibyumweru, ntabwo yatekereza amezi, wenda ngo ngiye kuyiraninga ngo ibyumweru bingahe then shifting njye mu yindi business. Ntabwo atekereza ngo iyi business ntangije ngiye kuyiraninga amezi 6, nimbona byanga cyangwa se nimbona biri kugorana shifting njye mu yindi business. No, think about years, not weeks, not months. Tekereza kubikora imyaka myinshi ishoboka, apana kubitekereza mu cyumweru kimwe, apana kubitekereza ko uzabikora mu mezi angahe gusa bikahita biraninga. Think about more years. Then ikindi, focus on building stability, not quick results. Tekereza kuba wabanza kubaka business ikaba stable, ikaba ari business ikomeye, ishikamye, itajegajega. Apana gutekereza kuri results ziri quick ngo uze uhita ukora. Iyi diro ntabwo ari loto, ntabwo ari tombora, ntabwo ari iki, ntabwo ari betting. So think about stability of your business, not a quick result. So ibyo rero nibyo twita long term vision, kugira vision igihe kirekire. Then indi mitekerereze rero ya gatanu ukwiriye kuba wagira, ya kane, it's a service mindset. Kugira mindset isavinga, kugira imitekerereze yemera gusavinga. Muri Bible niho hari amagambo avuga ngo ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana nabanze yemere guca bugufi abo umugaragu w'abandi bose. Rero nimba ushaka kugira ngo utere imbere muri business yawe iyo ari yose, by'umwihariko muri network marketing, emera kugira imitekerereze yemera gusavinga abandi, yemera kuba waba umugaragu w'abandi, ukabasavinga, ukabafasha, ukabahereza ibyo bakeneye, ukabafasha gutera imbere. Then uko uzafasha benshi gutera imbere, nawe uzatera imbere. Mentor witwa Zig Ziglar niwe wabivuzeho, aravuga ngo ibanga ryo gutera imbere, the secret of success, ni ugufasha abandi benshi cyane gutera imbere. Nufasha abandi benshi cyane gutera imbere, nawe finally bizarangira wamaze gutera imbere ndetse no kurushaho. Rero gira mindset, service mindset. Wumve ko ukeneye gufasha abantu benshi gutera imbere, focusing on building relationship rather than transactions. Wumve ko kuba wagira imibanire myiza n'abantu, ubafasha ibyo bakeneye, ubafasha, ubasistinga ibyo barusha, then
icyo nicyo cyiza cy'agaciro cyane kuruta uko utagetinga transaction abantu bajoininge abantu bagurire product ariko nta relationship uri kubaka, aho ntago byaba ari sawa. Be or have service mindset. Then mindset ya gatanu rero ni positive and resilient mindset. Gerageza ugira imitekerereze myiza kandi idacika intege, imitekerereze yihangana. Like we expecting kuzajya ubona rejection nyinshi muri business yawe birashoboka, uzabona abantu baje bagutererane, abantu baze baguhakanire kuri projet yawe, kuri business yawe, ariko stay positive, stay motivated. Yes, expect rejection but stay motivated. Gihe buri gihe witega ko ushobora guhura n'abantu bagahakanira business yawe, bakagutera utwatsi, ariko uzakomeza ube motivated kuri business yawe, uzakomeza ube motivated mu cyerekezo cyawe. Uko niko kuba positive and resilient. That mindset rero nayo urayikeneye cyane. Nimba ushaka kuba mu professional network marketer, nimba ushaka no kuba mu businessman wundi ukomeye no mu zindi kariyeri, ukeneye kuba positive ukanaba resilient. Iyo mindset rero nayo ukeneye kuyikoraho. Then imitekerereze ya gatandatu ukeneye ni imitekerereze yitwa consistent mindset. Kugira imitekerereze yo guhozaho, ikwemerera guhozaho. Uyu munsi ukagira ibintu ukora, ariko nejo ukabikora, nejo wundi ukabikora, n'ukwezi gutaha ukabikora, n'umwaka utaha ukabikora. Apana kubikora uyu munsi ushyizemo much more effort, ariko ejo ugasanga wagiye down, ejo ugasanga wabaye weak. Gira imitekerereze iri consistency yo guhozaho. Hari amagambo avuga ngo daily action create a big results. Kantu gatoya ukora gashobora gucreatinga result nini cyane over long time, mu gihe runaka kinini, mu gihe wahojejeho. Hari umuntu wavuze ngo igitonyanga gitobora ibuye cyangwa se gitobora urutare, atari kubera uburemere bw'icyo gitonyanga, ahubwo ari ukubera imbaraga zo guhozaho. Rero nawe nuramuka ubyaje umusaruro izi mbaraga zo guhozaho, uzabasha kubona result ikomeye cyane. Igitonyanga gitobora ibuye atari ukubera uburemere bw'icyo gitonyanga, ahubwo ari ukubera imbaraga zo guhozaho. Nizo nawe ushobora kubyaza umusaruro, guhozaho ibikorwa byawe bito ariko bihoraho. Nyuma y'imyaka 5 ukaba wamaze kubona result zikomeye cyane. Nyuma y'imyaka 10 ukaba uri umu entrepreneur cyangwa se umu businessman ukomeye cyane ku rwego rw'isi. Then mindset ya karindwi rero tugiye gusorezaho, it's a leadership mindset. Ugomba kugira imitekerereze y'ubuyobozi cyangwa se yo kuyobora. Hano iyo tuvuze ubuyobozi ntabwo tuvuze the authority wenda mu bundi buryo butandukanye, managing and so what, ahubwo turi kuvuga leading by example, kuba umuyobozi ariko wa wundi tuvuga ngo ni nkore neza bandebereho. Kuba nkore neza bandebereho nuko ibyo uri gushaka ko abandi bakora ubu wa mbere kubikora ugatanga urugero. So lead by example, iyo ni imwe muri mindset uba ugomba kugira. Bya bindi byose ushaka ko abantu bawe bose muri kumwe, abo uyoboye, abo uhagarariye muri team yawe, muri business yawe, bya bindi byose ubashakaho ko bakora, banza ubu wa mbere wo kubikora, nabo bazareberaho. Then indi mindset uba ukeneye kugira, it's duplicate yourself by developing other leaders. Gerageza noneho bya bindi uzi gukora byose, with duplicating, urema abandi bantu muri team yawe, muri business yawe bazi kubikora ndetse no kukurusha. Aho ngaho uzaba urimo neza. Mindset y'ubuyobozi rero nayo ukeneye kuyigira. Izi mindset uko ari zirindwi zose tuvuze, nuramuka uzigize uzubaka business komeye cyane. Yaba ari business isanzwe iyo ari yose hano hanze wakora, yaba ari network marketing, uzavamo umu professional network marketer ukomeye cyane, abantu benshi bigiraho, uzahora model w'abantu benshi kubera ko uzaba ufite imitekerereze ikomeye cyane. Nindi ntabashije kuvuga ko ntashaka ko video iba ndende, ariko ukeneye kugira imitekerereze. So rero ndabashimiye mwebwe twabanye muri iyi video kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Nimba ari ubwa mbere tubanye, make sure you do subscribe. Gerageza ukore subscribe kugira ngo n'ubutaha tujye tubana, ibiganiro byose nzajya mbategurira bijye bikugeraho uri mu ba mbere. Kandi nimba nanone twari dusanzwe tubana, make sure ko iyi video uyisharing ikagera ku bantu benshi. Utanze umusanzu w'abantu ngo bahindura imitekerereze yabo, babashe kwiteza imbere, yaba mu business asanzwe, yaba se mu bafatanyabikorwa bawe mukorana business network marketing. Thank you so much, ndabakunda cyane. See you in the next video. Ciao ciao.